nishimiye kubana nawe ufunguye iyi nkuru bishoboke ko igiye kuguhindurira ubuzima, kandi guhera uyu munsi nakwifuriza ko wahinduka ugatekereza, ukicara hamwe ukibuka neza umuntu wese waguhaye icyizere, ukarahirira umutima wawe n'ubwenge bwawe ko utazigira wemera na rimwe gutakaza icyizere wagiriwe. Ngiye kukubwira ibi, umutima wanjye wuzuye intimba, ibitekerezo byanjye biri mu mwijima, kwiheba, agahinda, ndumva nta na kimwe nkirwanira, kubaho ndabona ntacyo bikimariye. Erega nawe wanyumva, ubu tuvugana birasa nkaho ibyo narwaniye imyaka 12 ishize, ishema nahesheje umuryango, fondasiyo y'ubuzima nari maze kubaka, inshuti nari maze kugira, byose byanciye mu myanya y'intoki mbireba mu kanya nk'ako guhumbya. Abanzi n'abatanzi, inkuru yabaye kimomo, ubu hose nabaye igicibwa. Mbere yuko nkomeza, hari ikibazo ngufitiye. Ese bigusaba iki kugira ngo wizere umuntu? Ese wowe ubundi umva ari iki wakora kugira ngo umuntu akwizeye? Buretse gato kugira icyo nsubiza, ahubwo ubanze untege amatwi. Bijya gutangira, njye numvaga ari ibintu bisanzwe pe, yawunjye nabifataga nk'imikino. Sikera cyane, ndabyibuka byose. Byatangiye ukwezi gushize, ubwo nafataga urugendo nkerekeza mu karere ka Rubavu. Kuko mwese mubizi, akarere ka Rubavu by'umwihariko ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu ni ahantu heza ho gufatira ikiruhuko. Nyuma rero yo guhabwa ikiruhuko ku kazi cy'iminsi 15, numvise Rubavu ariho hantu heza ho kujya kuruhukira. Ubusanzwe ngenda umusore w'imyaka 27, ntuyiremera mu mujyi wa Kigali. Ntago ndubaka urugo, gusa mfite umukobwa dukundana. Umunsi wo kugira Rubavu warageze, mfata akavarisi gatoya, nshyiramo utuntu tw'ingenzi nzifashisha mu minsi nzamarayo, ubundi nerekeza muri gare ya Nyabugogo, aho nagomba gufatira bisi ikangeza i Rubavu. Nari nambaye bisanzwe, umupira w'umukara wanditseho amagambo y'icyongereza ngo I love you mom, ipantaro ya jeans y'umukara n'inkweto za Air Force z'umweru. Ahagana saa 7 twari dutangiye urugendo, gusa twatangiye urugendo numva naniwe cyane, ku buryo mu minota mike urugendo rutangiye nahise nsinzira. Nongeye gukanguka habura iminota mike ngo tugere muri gare y'akarere ka Musanze. Imvura iri kugwa, imbi hari yose, nahise nambara agakoti k'umutuku nari nitwaje. Twageze muri gare ya Musanze, abagenzi bamwe bavamo, hinjira n'abandi bari bagiye i Rubavu. Aho nari nicaye ku ntebe ibanziriza inyuma, nagiye kubona mbona umukobwa mwiza cyane w'inzobe karemano, uteye neza, ufite amaso meza cyane, anyicaye iruhande. Inshuro umutima utera ku munota zahise ziyongera, umutima utera cyane. Nahise numva ngiye kugira urugendo rwiza, mbese nyine numvaga ko tugiye kugenda tuganira. Niko gushaka gutangira ikiganiro, nijwi riranguruye ndamubwira nti wiriwe. Ahita ahindukira, arandeba, mbona arongeye yirebeye hirya, nta kintu nsubije. Nagize ahari ngo ntiyanyumvishe neza, ndongera mukora ku kaboko, arandeba. Ndamubwira nti njye nitwa Mucyo Brian, ese mwiriwe neza? Ibyo nabimubwiye ndambuye ikiganza ngo dusuhuzanye, ariko n'ubundi bibi by'ubusa. Yarongeye anyitegereza mu maso nk'amasegonda 5, arangije arongera yirebera hirya, nta jambo na rimwe mbwiye. Ubwo twakomeje urugendo, nkomeza kwibaza ese uyu muntu ni muntu ki udashaka kuvuga. Nacishagamo nk'ibwo ukuntu nasebye, ariko nkavuga ngo nta kibazo. Gusa nta gushidikanya, umukobwa yari mwiza, nta na makeup yari yiteye, yari yambaye agapira k'umweru, ikoti ry'umukara, ipantaro ya kaki, inkweto za Nike z'umukara. Numvaga twatinze kugira Rubavu ngo nisohokere. Amaherezo twaje kugerayo, gusa tugeze muri gare ya Rubavu. Mbere yo gusohoka muri bisi, icyantunguye ni ibintu uwo mukobwa yakoze.
nako nibyo yambwiye. Yarambwiye ati urabona ko Imana iturinze tukaba tugezeho amahoro. Nitwa Kariza Vanessa. Imana ibane nawe muri byose. Mu gihe ngitekereza icyo musubiza, yahise yisohokera agenda amukurikiza amaso, arinda arenga, nsigara numiwe. Gusa mu mutima nahise nseka. Numvaga ari ibintu bidasanzwe bibaye, ariko sinabihaye umwanya cyane. Nahise nifatira taxi voiture ngeza kuri hoteli nagombaga gucumbikamo. Hoteli yari yegereye neza ikiyaga cya Kivu. Ngeze muri hoteli maze kubona icyumba, nakuyemo inkweto nari nambaye, nambara kamambiri, nkuramo imyenda nsigarana isengeri, nambara ikabutura. Icya mbere nakoze, nasutse amazi mu kirahuri kuko numvaga mfite inyota. Icya kabiri nakoze, nahamagaye umukunzi wanjye nari nasize i Kigali, mubwira ko nagezeyo amahoro kandi mukunda cyane. Yasubije ko nawe ankunda kandi ngo yatangiye kunkumbura. Naramusubije nti ntabwo nzatinda cyane, reka nduhuke tuzavugana ejo. Ndangije ndakupa. Birumvikana ko nagombaga gufata amafunguro ya nimugoroba, ubundi nkabona kuryama. Umunsi wakurikiyeho nabyutse ntinze kuko nakangutse ndeba ku isaha, mbona ni 3:30 za mu gitondo. Nari nararanye gahunda yo kubyuka nkora siporo yoroheje ku mucanga wo ku kiyaga cya Kivu. Ni nako byagenze. Ntangira kwirukanka mva kuri hoteli nkomeza hirya, nyura kuri Tamtam, nkomeza kuri Public Beach. Mbega igitondo cyari cyiza, akayaga kava mu kiyaga gatanga amafu. Numvaga ubuzima buryoshye mu by'ukuri. Nakomeje hirya gato, ngera ahantu hari ibiti byinshi biri hafi y'ikiyaga. Sinzi ko narebye hafi neza y'amazi nkabona umukobwa. Yari yambaye bya bindi twita bikini n'akantu gato yari akenyeye. Nitegereje ibintu yari ari gukora, bintera isoni. Yari aryamye agaramye, atandaraje amaguru. Uko amazi ahuha n'umuyaga aza akamukubita hagati y'amaguru. Ibyo yikoraga byose narabirebye. Mu by'ukuri uwo mukobwa yari ari kwikinisha. Narumiwe, nshaka guhindukira ngo nsubire inyuma. Umva mpamagaye mu izina ati Brian. Ese n'umuntu uzi ntago umusuhuza? Natunguwe cyane no kumva uwo mukobwa azi izina ryanjye. Ndahindukira, duhuje amaso nsanga ni Vanessa, wa mukobwa twahuriye muri bisi. Nahise nijijisha. Ese Vanessa ni mwebwe? Nukuri ntago nari nababonye. Amakuru yawe? Aransubiza ati ni meza sha, ngwino nsuhuze. Naramwegereye ahita ahaguruka. Ngize ngo muhereze ikiganza, arampobera. Numvishe mbaye nk'ukubiswe n'amashanyarazi. Buri cyo nkora numvaga amabere yanshinga mu gituza. Ndeba ukuntu inyuma ye hateye, imbaraga z'umubiri numva zigabanutse mbyumva. Gusa nkomeza kwihagararaho. Nahise murekura ndamubaza nti ese kuri hano? Ntaranangiza no kubivuga yahise ansatira, aransoma. Nta mbaraga zidasanzwe mfite, ndi umuntu nk'abandi. Nkuko undi mugabo wese byamugendekera, nanjye niko byagenze. Umubiri waranze, ndaterurundusha imbaraga biranga. Niko gutangira nanjye ndamusoma. Ntangira kumukorakora ku mabere n'ahandi hose. Numva atangiye guhumeka insigane. Hashize akanya turi muri ibyo, numva arambwiye ngo reka tubikore, ndumva mbishaka cyane. Akora mu gakapu gato yari afite, akoramo agakingirizo arakama. Numvaga nafashwe, sinzi aho nagombaga gucikira. Gusa sinzi aho nakuye imbaraga. Ndamubwiye nti byaba ari byiza pe, nanjye ndabishaka. Ariko se urabona ntago turamenyana, sinkuzi neza, nawe ntago nzi. Ese ntago wareka tukabanza twaganira gato tukamenyana, ubundi ukaza kunsura nimugoroba aho ncumbitse muri hoteli? Erega burya nta nubwo ari byiza ko abantu nkatwe twiyubashye dukorera igikorwa nk'iki mu ishyamba. Yaransubije mu ijwi rituje ngo nta kibazo. Duhera ko turaganira, ambwira byose, turamenyana. Ambwira amateka ye n'ibindi byinshi. Yambwiye ko yaje kuruhuka nawe, ngo wabona Kicukiro mu mujyi wa Kigali.
yambwiye ko nta mugabo agira, gusa ngo yigeze kumugira baratandukana. Namubajije icyo akora mu buzima busanzwe, arambwira ati ndikorera ku giti cyanjye. Numvishe ntanyuzwe neza, nshaka kumenya neza icyo akora, ariko ntabwo kubimubazaho cyane. Twavuye aho twumvikanye ko aza kunsura muri hoteli nimugoroba saa 2 z'ijoro. Yarambwiye ngo ufate nimero ze za telefone, nze kongera kumubaza saa 1:40 ko agifite gahunda yo kuza. Nta kindi cyabaye usibye gusubira muri hoteli, nkajya kwirebera filime muri mashini yanjye nari nazanye. Gusa nakomezaga kwibaza kuri Vanessa, kwibaza impamvu twahuye, kuko ukuntu yari kunyitwaraho nabonaga wagira ngo hari ikindi kintu kidasanzwe nshakaho kirenze no kuryamana nawe. Nanone natekereza gukunda bampumukiye umukunzi wanjye dukundana, umutima umwe ukavuga ngo ndabampemutse, ndi nawe uti nta kibazo, niyo wabikora ntago azabimenya. Niriwe muri ibyo saa 1 z'ijoro zinda zigera. Nahise njya muri dushe koga, nditunganya noza mu kanwa. Byose nabirangije nka saa 1:35, mfata telefone, gusa nari nshidikanya, numvaga nshaka kumureka sinirirwe muhamagara. Saa 1:40 zigeze, biye nkibaza niba muhamagara cyangwa mureka, numva telefone yanjye irasonye. Mbona ni Vanessa umpamagaye, nditaba. Hello Vanessa. Hello Brian. Amakuru, uriteguye nze se? Ambwira nti yego rwose banga ndagutegereje. Ambwira ati nukuri nanjye nanje kwitegura, ngiye kuza. Ariko ndashaka ko duhurira hano hafi na kiliziya tukamanukana, ntaza kuyoba. Namusubije nti nta kibazo, tegereza iminota 10 ndaba mpageze. Nahise nkora vuba vuba, mpita nzamuka. Abaza urusengero rw'abakatolika muzi ko rutari kure cyane uvuye ku Kivu. Iminota mike nari mpageze. Nta kindi nabonye, ni umukobwa mwiza Vanessa, wari wambaye agakanzu k'akamini keza kerekana neza ikimero n'imiterere y'umwari, inkweto za taro ndende. By'ukuri yarateye ubwuzu kandi yari yaberewe cyane. Yarahagaze ahantu hari akijima, ndamusanga, turahoberana, mufata akaboko turamanuka. Duteye intambwe nk'eshanu, numva aravuze ati Mucyo Brian, umuhungu mwiza. Atese ubundi ko wagize hafi y'ahantu ndi kuba waretse nkakwereka? Ndamusubiza nti nta kibazo. Yahise ambwira ati nkurikira. Ndamukurikira, ubona ari kwerekeza ku rusengero. Gusa twerekeza ku rusengero hari ikintu nahise nibuka. Nibutse ko Vanessa ari we wampamagaye kuri telefone, kandi nta nimero yanjye yari afite, kuko ahubwo niwe wari wampaye nimero ye gusa. Numvishe harimo akantu ariko sinabitindaho. Yakomeje kwerekeza ku rusengero, agera ku muryango waho, gusa hari hafunze kuko bwari bwije. Yakoze mu gakapu yari afite akoramo imfunguzo, mbona arafunguye. Nahise ntangira kugira ubwoba, gusa nanone numva mu rusengero ntacyo hatwaye ndetse nta n'icyo naba. Ariko nanone nibaza umuntu ufite imfunguzo z'urusengero rwa paruwasi ni muntu ki? Twarinjiye, tukimara kwinjira numva urugi rurifunze, kare ebyiri zose zihita zishyiramo. Nanone umutima utangira kundya, nshaka gusohoka ariko biranga kuko urugi rwari rwamaze kwifunga. Narebye Vanessa n'ubwoba bwinshi, ariko we arambwira ngo komeza unkurikire. Twegeye imbere hafi ya alitari, mbona we arakomeje yurira kuri alitari, ubona ko ntabwo bafite. Ariko komeza guhagarara imbere ya alitari. Yafashe za mfunguzo, mbona agiye kuri tabernaklo, aho babika Eucharistia. Abakatolika bo ndumva muhazi, muzi n'ukuntu haba hubashywe cyane. Mbona arahafunguye, akuramo inyama 2 ziri kuva amaraso, azifata mu biganza byombi, arangije arahindukira arandeba. Mu maso ye hatembaga amaraso, n'ibiganza bye byajojobaga ibitonyanga by'amaraso yavaga kuri za nyama yarafashe mu biganza byombi. Ubwo ntigeze ngira mu buzima bwanjye, bwantashye umutima, nshaka gutabaza, ariko ijwi rikanga gusohoka. Yarampamagaye ati Brian,
ntugire ubwoba, ntacyo ndi bugutware, ahubwo umva amagambo ngiye kukubwira. Byari bigoye gutega amatwi, ariko nta yandi mahitamo nari mfite. Vanessa yaratangiye ati, Brian, reba neza hano. Ibi bitonyanga by'amaraso ubona bihagarariye ibitonyanga by'amarira y'abana bo mu mihanda, abana batawe muri za wese nyuma yo kubyarwa n'abakobwa batabashaka cyangwa se bihakamwe n'ababateye inda. Yakomeje ati, aya ni amarira y'abana bicwa n'inzara hirya no hino. Aya kandi ni amarira y'impinja bajugunye mu bimoteri. Aya ni amarira y'abana bicwa n'imbeho ku mihanda. Ati, aya kandi ni amarira y'ababyeyi barira bishe mu byumba nyuma yo kubura icyo bagaburira abana babyaye. Natunguwe n'amagambo ateye agahinda Vanessa yari amaze kuvuga. Nanze kugira icyo nongera ku byo yari amaze kuvuga, kuko nubwo ibyo yari amaze kuvuga byari binkoze ku mutima, ariko njye nta kindi natekerezaga usibye gushaka uko navaho isubira kuri hoteli. Natangiye kwicuza impamvu niteje umukobwa, kuko burya ngo akazica umugabo arakijyanira. Hashize akanya gato n'umujinya mwinshi nabwiye Vanessa nti, se ko twaje umbwira ngo ugiye kunyereka aho uri kuba, ubu ibi bintu wanzanyemo ni ibiki? Namusabye gufungura umuryango wa kiliziya nkisokera. Yarandebye araseka, arambwira ati, Brian, gabanya umujinya, ndabizi nanjye kudatuje. Ati, ngiye kugufungura ugataha, ni ibintu byoroshye kandi nta n'imbaraga bisaba. Ati, nabikora rwose. Ati, ariko ndagira ngo nkumenyeshe ikintu kimwe, ibintu byose ndi gukora ni inyungu zawe. Naramubajije nti, ni inyungu zanjye gute ko ntakuzi twamenye uyu munsi? Yarambwira ati, ntabwo nzi, ariko njye ndakuzi. Maze imyaka 2 nkurikirana ubuzima bwawe. Umukobwa mukundana ndamuzi, isaha uvira mu rugo ujya ku kazi ndayizi, isaha utahira ndayizi, akabura ukunda kujyamo ndakazi. Yakoze muri ka gakapu yari afite, akoramo amafoto menshi cyane yanjye yari yaragiye afata mu bihe bitandukanye. Nese nemera ko uyu mukobwa Vanessa anzi neza kandi ubuzima mbayeho buri munsi bwose abuzi. Natunguye cyane, ndamubaza nti, none se Vanessa, muri make udaciye ku ruhande ushaka iki? Yarambwira ati, ngiye ubwanjye ntacyo ngushakaho, ahubwo mbaza ngo turagushaka iki? Byumvikane ko hari abandi bantu benshi banshakaga. Vanessa yarambwira ati, nkurikira, hari ikindi kintu ushaka kukwereka. Numvaga ubwoba bwatangiye gushira, ndamukurikira. Banafunguye hahandi bita mu sakaristiya cyangwa se hahandi padiri yambarira mbere yo gusoma misa. Twarinjiye, banagiye aho bakaraba intoki, afungura amazi akaraba mu maso n'isabuni. Arangije arambwira ngo nanjye nkarabe, ko ninsoza mubwiye. Narakarabye, soje ndamubwira ngo nasoje. Ubwo nakarabaga ndeba ku gikuta uhere nyuma yanjye. Noneho yahise ambwira ngo mpindukire. Nanahindukiye, mbona nyamukobwa yambaye ubusa buri buri. Amabere yose yari hanze, yari yasiganye agakariso yari yambaye nako kameze nk'umushumi. Hasi hari ahantu hashashe tapi. Mbona runamye ayikuyeho. Mbona akuyeho ikintu cyari kihafunze gikozwe muri sima, bigaragara ko aho hantu hari inzira. Atambwira ati, ngwino tugende. Twaramanutse ku maesikariye nka metero 2 z'ubujya hasi, ubundi duhita dutangira gutambika. Twagiye nka metero 100. Ubwo ariko nagendaga nibaza ahantu Vanessa ari kunjyana, nkibaza amaherezo y'ibintu ndimo bikanyobera. Byasaga nkaho gusubira inyuma bitashoboka, dore ko Vanessa yari yambwiye ko ibyo ari gukora byose ari inyungu zanjye. Twarakomeje, duhita tugera ahantu hari umuryango w'umweru. Vanessa ntiyigeze awukoraho, umuryango wahise wifungura. Arambwira ati, njira. Narinjiye, nsanganirwa n'urusaku rw'imiziki idunda cyane. Niba nibuka neza, harimo indirimbo ya Bushari yitwa Ku Gasima. Mbega ahantu naribajije nti, se ni mu kabyiniro ngeze? Kuko hakaga amatara y'ubwoko bwose, hacumba imyotsi nk'imwe bakoresha mu birori. Hari abakobwa benshi cyane beza, bari gukaraga ibibuno, bari kunywa inzoga z'ubwoko bwinshi, batumagura ibitabi ndetse n'izishishe zaciwe
bo bari bazifite. Ni ukuri kose abo bakobwa bari beza, dore ko ubwiza bwabo bwose bwangaragariraga ku buryo butagoye. Bari bambaye nka kumwe kwa Vanessa, amabere yose agaragara, mbese uwari wambaye ibintu wagerageje guhisha ku gitsina akantu gato nako kadafashije. Vanessa arambwira ati twahageze, wisanzure rwose ntugire ikibazo, aba bose niwe bashaka, ushaka gukoraho umukoreho kandi ukora aho ushaka hose haremewe. Numvise nk'utaye ubwenge kubera ibyo Vanessa yaramaze kumbwira. Numva irari ry'umubiri nanone ryongeye kuzamuka, numva noneho ntangiye kwigirira icyizere, ntangira kuzenguruka ahantu hose, mfata akantu nanjye ntangira kunywa. Mu by'ukuri buri mukobwa wese yari aho yari ateye ubusambo ku giti cye, nta wundi musore cyangwa umugabo wari aho. Natangiye kubyinisha abo bakobwa bari bafite ibisabo, mpinduranya mva kuri umwe njya ku wundi. Uwo nabonaga ari kuzunguza neza bikanyura umutima, nacishagamo ngakubitaho agashyi, ubundi ibintu bigakomeza. Ibintu byarakomeje, numva byabaye uburyohe, noneho nagishaka no gutaha. Narebye hirya no hino ngo ndebe ko Vanessa gihari, ndamubura. Bitangira kuncanga, ndavuga nti none Vanessa yabansize hano akagenda, aba bakobwa nabikuramo gute? Ndibaza nti bose baramutse bashaka ko mbakorera akazi nabivamo. Nkiri muri ibyo numva umuziki wese uhagarara, mbona Vanessa azanye n'abandi bakobwa 5 basabaga naho narindi. Ubwo aho nari nicaye mu ntebe n'abakobwa 2 bari kunkorakora mu gituza, bitambiye akandahaguruka. Baraje bahagarara imbere yanjye, numva bose bavugiye rimwe bati Brian bite? Ndabasubiza nti ni fresh, ahubwo se mwebwe mumeze mute? Umukobwa umwe muremure mwiza, ariko iby'ubwiza simbisubiramo, nababwiye ko abakobwa bose bari aho bari beza cyane. Yateye intambwe yegera imbere, arambwira ati wapi, twebwe ibyacu bimeze nabi, abantu bari gushaka kutwivangira mu kazi. Gusa hari wenda ubwo tukubonye ikibazo gihari gishobora gukemuka, kuko ubu ni wowe wenyine dutezeho amaso. Ubu wowe uri kumva iyi nkuru ushobora guhita wibaza ati mucyo Brian se ni muntu ki ku buryo abakobwa bose ariwe bahanze amaso? Ibyo ushobora kubyibaza kubera ko utaramenya akazi nkora mu buzima busanzwe. Gusa tube dukomeje, ndaza kubikubwira byose. Wa mukobwa yarakomeje arambwira ati ndashaka ko tugira ibyo twumvikanaho, atari ku bundi twakubwiye amazina yacu? Ndamusubiza nti hoya. Arambwira ati twaketse ko tuzi, atari ko nta kibazo reka tukwibwire. Yaratangiye ati nge nitwa Yolo the Queen, kuko byumva nyine nige mwamikazi wa hano. Uriya wundi yitwa Shadibu, ukurikiyeho yitwa Sasha Kate, uriya wundi yitwa Murundi kazi, uriya uri ku ruhande wambaye ubusa buri yitwa Strawberry. Naramusubije nti okay, ndumva ayo mazina ari ubwa mbere nyumvishe. Asa nk'utunguwe, arambwira ati ngwiki ni ubwa mbere amazina uyumvishe? Ndamubwira nti yego rwose. Arambaza ati sububa mu kihe gihugu? Ntabwo ukoresha Instagram? Ndamusubiza nti ndayikoresha cyane, gusa mforonga ibintu bijyanye n'akazi gusa. Niba rero mushyiraho amafoto mwambaye ubusa nk'uko mumeze sinabamenya, ko umukobwa wese followinga kuri Instagram iyo ashatse ibintu byo gutangira gupostinga amafoto yambaye ubusa mpita nkorana ni flow. Yolo the Queen ibintu nari maze kuvuga nabonye bisa nkaho bimuriye ahantu. Numva aravuze ati yes, n'ubundi iri niryo pfundo ry'ikibazo gihari. Yambwiye ati Brian, ntega amatwi wumve, abantu bose hanze batugize ibicibwa, badufata nk'abakobwa badashobotse birirwa biyambika ubusa ku mbuga nkoranyambaga. Batwise Slay Queen, turabyemera, ni ukuri turabyemera pe, turaba Slay Queen. Arambwira ati subona ko hano turi abakobwa 70. Wowe wabaza wese uti ese uri umuslay Queen? Yakubwiye ati yego rwose ndiwe. Hanze aha abantu benshi bazi ko turi indaya, gusa ibyo sinabihakana kandi sinanabyemeza kuko twese siko dukora ubwo burayi. Yambwiye ati Brian reba, abantu batuye mu mujyi wa Kigali bamaze kurenga 2 miliyoni. Muri bo 53.2% ni igitsina gore, 46.8% gusa bonyine nibo bagabo. Urumva twese rero ntitwabona abagabo ngo tujye mu ngo nkuko society bishaka. Uko tureba hano twese ntabwo twabashije kwiga ngo tugere kure ku buryo tubona akazi gashimisha abantu bose. Yarakomeje arambwira ati igihe turimo n'icyo kwirwanaho, utirwanyeho wakwicwa n'inzara. Ati twebwe turashimira Imana ko yaduhaye ubwiza. Arambaza ati se ubu umukobwa wavutse ari mubi agahura n'ibibazo nk'ibyacu babaye hati buri cyo musubiza? Yambwiye ati amagambo yose abantu batuvuga twarayamenyereye kandi nta nicyo tubwiye.
ati none se niba nshobora kujya hano hirya i Goma nkajya kurana n'ikigabo cy'igikira ijoro rimwe gatahana $2,000 by'amadolari, nkajya Dubai icyumweru kimwe nkazana $10,000 by'amadolari, gapostinga ayo mafoto nambaye ubusa, kagira abafollowers benshi, nyuma kampani nyinshi zikaza kumpa amafaranga ngo nzamamarize. Urumva ibyo byanze nakora iki kindi? Ntambwe nahubwo ndatunguwe, ntabwo nari nzi ko mukorera amafaranga menshi gutyo. Ni menshi cyane pe, ahubwo se ni bangahe bayakorera mu Rwanda? Yolo the Queen yarambwiye ati nubwo wumva ayo mafaranga ari menshi, ndagira ngo nkubwire ko Slay Queen wese hari ibintu bibiri agomba guharanira. Icyambere ni uko niba atangiye uburaya abukorana n'ibigabo bifite amafaranga menshi kandi agahanira kutazabagomamo iteka. Amafaranga yakuye mu kuryamana n'abagabo akayakoresha ashinga business zindi zimuha amafaranga. Arambaza ati sinzi niba uzi Kabati House. Ndamusubiza nti ndayizi cyane. Arambwira ati cya kabiri Slay Queen aharanira ni ukugerageza gukora uko ashoboye abari mu mihanda badafite aho barara, badafite icyo kurya, akagira icyo abikoraho kandi akagerageza no gufasha abakobwa babyariye iwabo. Slay Queen ikindi kintu ahorana mu mutwe nuko amarira y'abo bantu bose mvuze haruguru ari nk'ibitonyanga by'amaraso yirwa atemba, kandi urabizi ko iyo umuntu ashizemo amaraso ahita apfa. Nahise numirwa, amagambo Yolo the Queen yari amaze kumbwira yankoze ku mutima. Uko nafataga aba Slay Queen numva birahindutse. Ntago nahise numva ko ari abantu beza 100%, ariko byibuze nahise numva hari akantu keza bafite kandi hari icyo bamara isosiyete. The Queen yahise ampereza urupapuro rwanditseho urutonde rw'amazina y'abantu, arambwira ati uru ni urugamba turi kurwana kandi tuzarutsinda. Urwo rupapuro nguhaye ni amazina y'abantu bazwi hose mu Rwanda birirwa basebya Slay Queen ku mbuga nkoranyambaga. Yarambwiye ati abo bantu nibo misiyo yawe, ati ntabwo gutumye ngo nawe ujye kubasebya cyangwa se kubagirira nabi, ahubwo ibyo uzakora byose biri muri iki gitabo gisobanura neza misiyo yawe. Arangije arakimpereza. The Queen yarambwiye ati reba hano, anyereka sheke yari iriho $50,000 by'amadolari. Arambwira ati misiyo yawe ihagaze $70,000 by'amadolari. 50 urabona uyu munsi umaze kutwereka ko hari icyo ushoboye, ibindi 20 uzabibona ari uko misiyo irangiye. Numvise ayo mafaranga ari menshi cyane ku buryo niyo byaba kwica umuntu ntabikora. Ndamubaza nti se urashaka ngo mbereke gute ko nshoboye? Arambwira ati ubu tuvugana ni saa 5 z'ijoro, ati hano turi abakobwa 70, 50 bagiye kujya mu kazi, 20 bonyine nibo bari burari hano. Ati kiratwereka ko ushoboye, rero urararana n'abo bakobwa 20 bose basigaye, uraruri kubarongora kandi ku buryo buri umwe wese umugeraho akaryoherwa uko bikwiye. Numvise ijuru ringuyeho, tangira gutitira, icyuya kirandenga, ishati nayo nambaye iratoha hafi no kwinyarira. Naravuze ntariko uko byagenda kose aya mafaranga ntago agomba kunshika. Nahise ntangira kwikoresha utuntu tw'udupompaje ngo ndebe ko imbaraga zaza. Nakubise nk'icumi mpita mpaguruka. Ubundi mbwira Yolo the Queen ibwira uwa mbere azi. Mbere na mbere niba udafite hejuru y'imyaka 18 ntiwemerewe kumva iyi nkuru. Nitwa Brian Mucyo, reka mbahe ikaze nanone mu gice cya 3 cy'inkuru yacu urupfu rw'umutima. Ubu tuvugana ndyamye mu bitaro bya gisirikare Kanombe mu cyumba cy'indembe. Ubuzima ndabona busa nkaho buri kugenda bunshika mbyumva. Abaganga nabo nubwo batarambwiye ibisubizo by'ibizamini bafashe, ndabareba ku isura nkabona nta cyizere bafite ko nakira. Uko mbibona bari kumpa amaraso. Umunasi uri kunyitaho yambwiye ko navuye amaraso menshi cyane, bikaba ariyo mpamvu ari kunyongerera amaraso. Yambwiye ati ahubwo ari kubona ndi koroherwa kuko ngo naje ndi muri koma ntavuga, ndi guhumekera kuri oxygene nuzuye amaraso umubiri wose, ngo narashwe amasaha 2. Mu by'ukuri ubu ndi kwicuza, Imana imfashije ngakira, nakongera kuba umuntu muzima. Ibi byose nakoraga nkabireka. Ndumva Imana imbabariye ngakira, nanavuga ubutumwa bwiza. Gusa ibi birasa nkaho ari amatakira ngo yi. Ese ubundi ko duherukana ndi Rubavu byaje kugenda gute ngo mbe ndi hano? Babwije ukuri ntababeshye, nanjye sinzi ukuntu nageze hano. Gusa icyo nibuka ni uko umuntu wa nyuma nabonye mbere yuko nisanga hano ni umukobwa dukundana witwa Uwase Kendi. Gusa nanone ndibuka neza ibyabaye byose kuva i Rubavu muri ya kave nasanzemo aba Slay Queen kugera i Kanombe ku kibuga cy'indege.
ari naho nabonye bwa nyuma mu sekendi sheri wanjye. Niba wibuka neza twasoje igice cya kabiri cy'iyi nkuru, Yode Queen yamaze kunsaba ko nerekana ko nshoboye, kugira ngo bamenye niba koko nshoboye gukora misiyo bari bagiye kumpa. Yagombaga kumesha $70,000 by'amadolari. Muribuka ibyo bari bambwiye gukora? Ubwo narababwiye ntiwambera aze. Ubwo nari mfite mw'abantu mwe, ntimwabyumva, numvaga umugongo wanjye ugiye kuhasigara gasazira imburagihe. Ubwo nyamara kuvuga gutyo barebye ukuntu ndi gutitira, ubwoba bwanyishe, icyuya cyandenze, numva baraturitse baraseka. Yode Queen arambwira ati humura, twagukinishaga, turabizi ko utabivamo niyo waba uri kivejuru. Ati keretse ushaka kuva hano werekeza mu irimbi. Nariruhukije numva saho bankuye, ndangije ariko mu buryo bwo kwihagararaho ndababwira ati ariko mwaritse nkabereka icyo ndicyo, nkabereka aho mbera mubi. Yode Queen yarambwira ati irekeraho, dore burije, fata isheke ubundi Vanessa gusubize kuri hoteli, ejo tuzahurire hafi na Petite Barriere utangire misiyo yawe. Naravuze nti okay, tubonane ejo, gusa nishimiye kugera hano kandi byari byiza kumenyana namwe, ntinizere ko tuzakorana neza. Queen aransubiza ati natwe nibyo twifuza. Vanessa yahise ambwira ati Brian tugende ugeze kuri hoteli. Ubwo aho twari turi hari muri cave, ariko yari inzu ya etage. Ntabwo twasubiye inyuma hahandi twaciye twinjira, ahubwo twahise tuzamuka ku ma escalier duhita tugera muri salo yo hejuru, ari naho twasohokeye tugera hanze. Hari haparitse imodoka 8 z'ubwoko butandukanye kandi zasaga nkaho zihenze cyane. Vanessa arambajije ati Brian urashaka ko ngutwara mu yihe? Nanamubaje nti se izi modoka zose ni izanyu? Aravuga ati cyane. Nararebye ndanganya amaso muri izo modoka zose, ndamubwira nti tugende muri iriya Range Rover y'umweru ifite ibirahuri by'umukara. Twaragiye twerekeza kuri hoteli, ariko tugenda mu nzira numvaga nta magambo mfite. Njye na Vanessa muri make ntabwo twari turi kuvugana, twagiye nk'iminota 5 ariko nkabona Vanessa ari kunyitegereza cyane. Numvise bimbangamiye cyane, ndamubaza nti se ikibazo ufite ni iki? Numva yahise aseka, aravuga ati cyakoze sinaneze kugira ubwoba. Avuga mu kajwi gatuje ati basi niba naguteye ubwoba mbabarira. Ati sibyo Brian wanjye. Ndamubwira nti reka genda wowe, uzi ukuntu umutima wari umvuyemo. Namubaje nti nsaho ubwo kuki tutanyuze muri ya nzira yo mu kiliziya? Arambwira ati iriya ni nyuyizi njyenyine, kandi ubu niyo twagiyewe ntayo wabona, kuko iyo maze kuhanyura ihita yisiba. Mu by'ukuri na n'ubu numvaga ntaramenya Vanessa ngo musobanukirwe menye uwo ari we. Ndabonaga ari umukobwa utuje kandi mwiza, utajyanye n'ibyo akora. Naramubwiye nti Vanessa, ntitaye ku byo watumye camo byose, uri umukobwa mwiza kandi ntariraye ngo wahinduka. Ushobora kuba wumva ibyo ukora biguha amafaranga menshi, ariko gukorera amafaranga menshi uyakura mu kazi kabi utanakunda nta mahoro biguha, usibye kubaho mu buzima bwo kwiheba no kwicuza. Naramubwiye nti reba ukuntu usa, ibaza umwana wabyara ukuntu yaba ari mwiza kurushaho. Ese ntiwaterwa ishema no kubona uri umugore mu rugo ufite umugabo ugukunda kandi ukwitayeho muri bike mwaba mufite? Vanessa ibyo navugaga byose ari kundeba yantiza amatwi cyane. Nagiye kurangiza kuvuga asuka amarira. Ubwo twari tugeze neza imbere ya hoteli, nanjye ndamwegera ndamwiyegamiza muhoza amarira. Ndamubwira nti tuza mama, ntabwo nashakaga kukuriza. Yarambwiye ati Brian, ibi binakoze ni byinshi cyane ku buryo ntakwiye kwitwa mama w'umwana. Ati umwana nabyara yazaterwa agahinda n'amateka yanjye. Namubwiye ati Vanessa, reba byose birashoboka, reka guheranwa n'ibyahise. Ibyahise byararangiye kandi nta kintu wahinduraho. Ni gusa ushobora gutegura ejo hazaza hawe kandi hakaba heza. Icyangombwa nuko wigira ku makosa wakoze ntuzongere kuyasubira. Yarambwiye ati ibyo umbwiye ndabyemera kandi maze igihe mbitekerezaho, nuko nabuze aho nahera. Vanessa arandebye mu maso, amfata mu kiganza, arambaza ati se basi uzemera kumfasha ntangire ubuzima bushya? Namusubize nti reka ngende mbitekerezeho, ejo nzakubwira uko tuzabigenza. Naramubwiye nti ahubwo sohoka mu modoka, hari akantu nshaka kukwereka. Wabonaga ko Vanessa yahindutse cyane urebeye mu maso. Mu by'ukuri nawe yashakaga guhinduka.
twageze hanze hafi y'imodoka, ndamubwira nti reba mu kirere, turabona ukuntu inyenyeri zituma ikirere gisa neza. Yarasetse arambwira ati kariya kanyenyeri gatubona ni akanjye, mama yakampaye nkiri umwana. Yarasetse cyane, ndamubwira nti nanjye kiriya kinini ni icyanjye. Yavuze ati n'ubundi niko byahoze, ati kera tukiri abana njye n'abasaza banjye twajyaga dupfa inyenyeri, mama yaza akambwira gato niko kanjye kuko n'ubundi nari muto, basaza banjye akabaha inini. Niba wumva neza njye na Vanessa twari turi gutebya, n'ukuri twari twishimye turi guseka. Naramubajije nti se ubusanzwe ari izuba n'inyenyeri ukunda iki? Yarasubiza ati nkunda izuba gusa. Naramubwiye nti ntago ukunda izuba gusa, ahubwo byose urabikunda, ni kuko inyenyeri zitanga urumuri zihabwa n'izuba. Narahindukiye ndamureba, ndamwegereza, ikiganza kimwe nkimushyira ku itama, ikindi mufata mu kiganza. Ndamubwira nti guhera ubu ndashaka gutangira kumurika nk'izuba, nibigenda gutyo nawe uzatanga urumuri ku bandi nk'uko izuba ribigenza. Yarandebye buri cyo yongeraho, mbona ahubwo atangiye kunyegera cyane. Nanze gutesha agaciro ubusabe bwe, nanjye ndamwegera, turasomana turongera umva. Numvaga rwose none hari ibintu ndi kwiyumvamo kandi bifite injyana bitandukanye n'ibyabaye mbere. Naramubwiye nti Vanessa, nta gusubira muri bariya bakobwa, ubu ntago mukiri bamwe kandi inzira zabo wiyemeje kuzireka. Naramurebye ndisetsa, ndasa ahubwo ya gahunda yo kunsura muri hoteli yahindutse. Vanessa arambwira ati yahindutse kera, ati ntuzi ko se turi gutegura ejo hazaza? Naravuze ati no please. Naravuze ati okay fine, ati nta kibazo tugende ndakuraza ngufumbate nkurinde imbeho, ariko nta kindi turi gukore. Naravuze ati nta kibazo. Twaragiye tugera muri chambure turaryama, kandi ibyo twari twumvikanye niko byagenze. Ndashakaga kwereka Vanessa ko njye nawe twakwiyemeza ikintu kandi tukagikora, kandi byari kugira ngo agirire icyizere, atangira afate nk'umuntu koko ushobora kumufasha guhindura ubuzima. Mu gitondo narabyutse nsanga Vanessa yicaye ku ntebe iruhande rwanjye, mbega gukanguka uhuza amaso n'uwo mwari mwiza, ntako bisa pe. Ibaza ariko umukobwa ari mwiza no mu gitondo aribwo akibyuka. Namubajije ni se ko wabyutse kare? Yarambwira ati sinzi impamvu nanjye, ati nahise nza hano nicaye iruhande rwawe ngo nkwirebere usinziriye. Arambwira ati uzi ukuntu kukureba usinziriye ari byiza? Ati Brian, kukureba byonyine nicyo kintu numva ubu kiri kunshimisha. Naramubwiye nti wow, amagambo yawe ni meza rwose, arasa nk'uko usa. Yahise ansanga mu buriri nanone andyamaho, ati ndumva twakwigumanira igihe cyose. Ibi nimbivuga muravuga ngo ni uguharara, ariko Vanessa yari yatangiye kunyibagiza umukunzi wanjye njye nari nasize i Kigali, uwa second, ku buryo nari namukunze. Namubwiye ati Vanessa, naraye ndi gutekereza ku byo wambajije nimugoroba, igisubizo ni yes. Ndashaka ko nanjye nawe dutangira ubuzima bushya. Ndashaka kandi ko bariya bakobwa nabo akazi bampaye nkareka njye nawe tukigendera, tukajya ahantu kure cyane aho batazongera kutubona, aho tuzibanira mu mahoro kandi twikundanira. Ntitwajyana ibihumbi 50 by'amadolari tugashinga business tugakora, nyuma ndetse tukazajyana n'umuryango. Vanessa yise yishima, arambaza ati se Brian, ibintu uvuga urakomeje? Ndavuga nti yes, ndakomeje cyane kandi ni ukuri. Ibyo nibyo nshaka, ubwenge bwanjye nibyo bushaka, ndetse n'umutima wanjye ni wowe ushaka. Vanessa arambwira ati uzi, ngiye kuguhemba. Ndamaze nti so wampemba iki? Arambwira ati ngwino tujye muri douche, igihembo cyawe niho ndi bukiguhere. Twaragiye nsanga yateguye amazi ashyushye. Arambwira ati igihembo cyawe nuko ngiye kugukorera massage nkakoza umubiri wose, kuko guhera ubu uri my baby, uru ruhinja rwanjye. Oh my god, numvise sinzi utuntu tunyirutse mu mubiri, numva nsheshe urumiza kubera ibyo Vanessa yari amaze kuvuga. Yankoreye massage numva nsubiye ibwana, akanyamuneza numva ni kose.
yankarabije umubiri wose naho nta kwikora arahakora. Yarasoje ndamubwira nti ni wowe utahiwe, ndashaka kukwereka ko igihembo cyawe cyanshimishije. Naratangiye nanjye mukorera ka massage. Hashize akanya gato numva atangiye kuzana bya bindi byo guhumeka insigane. Muri abantu bakuru ubwo byakurikiyeho mwese murabyumva. Mwibuke ko uwo munsi ari wo munsi nari mfite gahunda yo guhura na Yoro the Queen, tugahurira kuri Petite Barriere muri gahunda zijyanye n'ubundi na misiyo yari yampaye. Muribuka kandi ko ari wo munsi njye na Vanessa twari twapanze gucika tukijyanira. Narabanje njya muri cya gitabo The Queen yari yambwiye ngo nicyo gisobanura neza misiyo yanjye. Hari harimo urupapuro rumwe rwanditseho amagambo agira ati, urakeka ko njye nata amafaranga angana gutya kuri ziriya nzererezi zirwa zisabye Slay Queen, harimo Dekate, Jay Squeezer n'abandi nk'abo. Njye bariya nta mwanya nababonera, ahubwo bajye badushimira kuko nitwe tubatunze, tudahari ntibabona icyo kuvuga. Misiyo yawe nyayo ni iyi: ejo saa 5 tuzahurire kuri Petite Barriere. Nzaba ndi kumwe n'umucuruzi wo muri Congo, hari imari ihenze cyane nshaka kuzangiriza i Kanombe ku kibuga cy'indege. Esoje yanditse ngo iri ni ibanga ryawe, iriya nshinze ngo ni Vanessa ntabwo igomba kubimenya. Ibyo nibyo byari byanditse muri cya gitabo. Naze guhita mbibwira Vanessa kugira ngo wenda atarakara agahita atekereza kujya gutukana na The Queen. Nahise mbwira Vanessa nti, wowe tegura ibintu byose ku buryo duhita twigendera, ntibazongere kutubona. Naramubwiye nti ariko turabanza tujye kureba Yoro the Queen kugira ngo batanakomeza kwibaza aho uri. Ubwo twasize ibintu byose biri tayari, ubundi tugenda na ya Range Rover Vanessa yari yazanye. Twaragiye, The Queen akibona imodoka ahita aza aratwegera, ahita abaza Vanessa ati, ese muko ko nari nakubwiye ngo mugeze kuri hoteli, nakubwiye ngo ujye kumuraza? Vanessa n'umujinya mwinshi yaramusubije ati, ese ibyo birakureba? Ataka n'akazi kanjye, niba wampaye ko kumugeza kuri hoteli twahagera akama ko kurarana nawe akanyishyura, urumva ibyo utabishinzwe. Ati nako ntiwemere no kumbaza aho naraye kuko nturi mama. The Queen umujinya waramuriye abura uko abigenza, ubwo njye nari numiwe. The Queen ahita ambwira ngo njye nsohoke mu modoka, Vanessa we ngagumemo ntadukurikire. Wa mucuruzi nawe yari hafi aho ngaho gatoya, twateye intambwe nkeya duhita tumugeraho. Yahise ahereza Yoro the Queen agakapu gato kameze nk'utu dukapu babikamo kamera. The Queen nawe ahita amuhereza igikapu cyari kirimo amafaranga. Umucuruzi nta gutindaho yahise yigendera. Yoro the Queen yambwiye ati, iyi niyo mari. Ati nibyo 3 bya zahabu. Aturajyana n'iriya nshinzi niragutwara ikugeza ku kibuga cy'indege i Kanombe. Ati ubundi urayiha ndamukubwira muri mu nzira muri kugenda. Ati kandi nugerageza gukora ikosa rimwe uri umupfu. Namusubije nti ndabikora uko ubishaka ntugire ikibazo. Ahita ameza agakapu ndagenda. Ariko ntaragenda nahise mpindukira mbwira The Queen ati, ntuzongera kwita Vanessa ngo ni inshinzi. Njye na Vanessa twahise tugenda twihuse kuri hoteli. Nishura fagitire ibyo nari maze gukoresha byose aho kuri hoteli. Ubwo twahise dutangira urugendo, njye na Vanessa gahunda yo kugenda burundu aho batazongera kutubona. Tukajyana bya 50,000 by'amadolari, ndetse ubwo hari hiyongiyeho n'ibyo biro 3 bya zahabu. Twaragiye tugeze kuri Nyirangarama, mva mu modoka njya kugurira amazi Vanessa kuko yari yahereye karambwira akashaka amazi. Gusa nawe nyumvire, naragarutse ku modoka nsanga mu modoka nta muntu urimo, n'agakapu yagatwaye. Naribajije nti se koko Vanessa ibi ni ibiki yankoreye, n'ukuntu nari natangiye kumwizera. Igihe nkibyibaza numva umuntu arambwiye ngo kutinjira mu modoka ngo tugende. Ndebye mbona ni Vanessa. Arambwira ati nari mvuye kuri toilette kwihagarika, n'agakapu nari nagatwaye kugira ngo hatagira umuntu ugakura mu modoka. Twase dukomeza urugendo, ariko nanga kubwira Vanessa ibitekerezo bibi nari mugizeho mu kanya ubwo nasangaga mu modoka nta muntu urimo. Twageze i Kigali, ikintu cya mbere twakoze twahise tujya kubikuza ya sheke. Vanessa yambwiye ko imodoka irimo tracking device ariko ataza hiri. Twakomeje gusa nk'aberekeza ku kibuga cy'indege i Kanombe kugira ngo dukomeze kujijisha, ariko gahunda yari yayindi. The Queen twagombaga kumugira ikimara.
twarakomeje tugeze i Kanombe, aho guhagarara dukomeza uriya muhanda uciye imbere ya airport ukomeza hirya ku bitaro. Twarenze nka metero 200 tugiye tubona hari imodoka itwitambitse imbere. Turahagarara, mbona havuyemo wa Sekendi, wa mukobwa twakundanaga. Nahise nibaza icyo ngiye kumusobanurira, biranyubira. Gusa we bisa nkaho atari byo byari bimuzanye. Yaratubajije ati, mwumvaga ko mwagenda gutyo mukajyana ibiro 3 bya zahabu n'ibihumbi 50 by'amadolari gutyo gusa ku buryo bworoshye? Narijijishe nti Kendi, ibyo uri kuvuga njye ntabwo mbizi, ariko n'ukuntu nari ngukumbuye. Nagize ngo njye kumuhobera, mbona kuye y'imbunda agiye kundasa. Atarakurura imbarutso mbona Vanessa yahise amurasa, uwa Sekendi ahita agwa hasi. Mu by'ukuri Vanessa yari atabaye ubuzima bwanjye. Ikindi kandi nari maze kubona ko uwa Sekendi nibwiraga ko dukundana nawe yari yarambeshye. Twahise dusubira mu modoka ngo twikomereze, gusa mu gihe ntarinjira mu modoka numva bandashe amasasu 2, rimwe mu nda irindi mu gituza. Narashwe n'undi mukobwa ari wazanye na Kendi wari wasigaye mu modoka. Ubwo nyine nongeye gukanguka nisanga mu bitaro bya gisirikare Kanombe. Byumvikane ko aho Vanessa wanjyanyeyo. Ntabwo ndi umusirikare, ahubwo mu buzima busanzwe nkora nk'umukozi ushinzwe ikoranabuhanga n'itumanaho muri Minisiteri y'Urubyiruko. Aha niho twatangira inkuru ndi mu bitaro. Mu by'ukuri umunasi wari unshinzwe yanyitagaho cyane, akanampumuriza anyizeza ko ntakwiye kugira ikibazo kuko ngo nzakira. Amasasu 2 bari bayakuyemo, ibisebe bapfutse bari kunyongerera amaraso, ndetse ndi no gufata morphine nk'umuti ugabanya ububabare. Wa munasi twari twabaye inshuti cyane, yitwaga Chantal. Yambwiye ati, mu kanya docteur agiye kuza kureba uko ibisebe byawe bimeze. Atarambwiye ngo ngukorere sedation kugira ngo utaza kubabara. Arambwiye ati, ni nk'ikinya, atariko uraburi kureba, uri kumva, n'ubwenge buraba bugihari, ku buryo wamenya umuntu usibye ko uraba utashobora kuvuga cyangwa ngo winyeganyize. Ati kandi ntago urumva ububabare. Naramubwiye nti nta kibazo, mupfa kumvura ngakira. Nyuma y'iminota nk'itanu bamaze gukora ibyo, nararebaga, narumvaga, ariko sinashoboraga kuba navuga cyangwa ngo nizunguze. Muri ako kanya mbona wa munasi azanye n'umuganga w'umugore. Chantal wa munasi arambwira ati, Brian, muganga yahageze. Sinzi uko narebye neza, mbona Yolo the Queen niwe wigize umuganga. Anje arambwira ati, Brian, uyu muganga hari ubwo ari ubwa mbere umubonye se? Narumvaga, ariko sinashoboraga kuba navuga. Yakuye umuti mu mufuka, arangije arawuvoma muri serenge. Numva Chantal aramubwira ati, ariko iyo na adrenaline uri kuvoma, reba ko utibeshya umuti. Ingirwa muganga Yolo the Queen aramusubiza ati, Chantal, oya, ntago nibeshye, adrenaline niyo nshaka kumuha. Chantal aramubwira ati, ariko Brian nta kibazo cy'umutima afite, n'umuvuduko w'amaraso ye umeze neza. Ati ikindi kandi niba ushaka kumuha adrenaline, iyo ni nyinshi cyane. Ati kuko ubundi dutanga mililitiro 0.5 kandi nayo tukayitanga muri serumu. The Queen yabwiye Chantal ati, ari njye nawe muganga ninde? Ngiye kumuha mililitiro 5 kandi ndazimuha mu mutsi, direct IV. Nabonye The Queen atangiye gufata akaboko kanjye. Sinashoboraga kuba nakwinyeganyiza cyangwa ngo ubwire Chantal ko atari muganga ahubwo ari umwicanyi. Ubwo The Queen yazanye urushinge mureba, nuko murakoze cyane. Reka nongere kubaha ikaze nanone. Nitwa Brian Mucyo. Niba wongeye kumva ijwi ryanjye, ubwo nyine umenye ko nkiri muzima kandi ntigeze mpfa kuko The Queen yabyifuzaga. Ubu tuvugana ndacyari mu bitaro hamwe na sheri wanjye mushya Akariza Vanessa. Muri make ni ndwaje, gusa muganga yavuze ko bashobora kudusezerera uyu munsi. Mbibukije gato, twasoje igice cya gatatu cy'inkuru ndi kwa muganga nanone, ariko The Queen yari yansanzeyo yigize muganga ashaka kunyica, kuko njye na Vanessa twari twagerageje ko ibihumbi 50 by'amadolari ndetse n'ibiro 3 bya zahabu. Ubwo The Queen yafashe akaboko kanjye akajomba urushinge,
mu gihe atarasunika umuti ngo winjire, wa munasi Chantal ahita amufata akaboko ahita anamushikuza. Chantal amubwira ati ntabwo nshobora kwemera ko wica umuntu ndeba ngo nukuri muganga njye nkaba umunasi. Ubwo bahise batangira kurwanira umuti, nuko mu buryo butunguranye kwa Rushinge rujomba The Queen umuti uramwinjiye, yahise agwa hasi ako kanya, mbona amaso yahindutse umutuku cyane, atangira kuva amaraso mu matwi no mu mazuru. Nukuri Chantal yabikoze mu buryo bwo kuntabara, ntiyaragambiriye gutera urushinge The Queen. Ubwo abandi baganga bahise bahurura, numva baravuze ngo The Queen arapfuye. Numvishe ngize ubwoba, ntangira kwibaza ukuntu Chantal ashobora kubizera kandi ari njye yari ari kurwanira. Ubwo Vanessa yari ari hanze, yahise yinjira. Nanjye wa muti wari watangiye kunshiramo, noneho nashoboraga kuvuga. Ako kanya nahise mbwira Vanessa ibibaye byose. Vanessa yagize ubwoba, atangira kumbwira ngo dupange uko twacika ibitaro kugira ngo badahamagara polisi natwe bakajya kudufunga. Numvaga ari igitekerezo cyiza, ariko nanone sinashakaga gusiga Chantal mu bibazo. N'ukuntu yari yarangiriye neza, yaranyitayeho ku buryo budasanzwe. Nabwiye Vanessa nti wowe genda, ndaguma hano sinasiga uyu munasi mu bibazo. Vanessa aransubije ati ntaho njye tutajyanye, ubwo nyine niba gufunga turajyana kuko ibyaha twese twarabikoze. Nambwiye nti okay, dutuze noneho turebe ikiza gukurikira. Muri ako kanya nyuma y'iminota 30 The Queen amaze gupfa, nahise mbona abapolisi baje aho nari ndwariye. Ubwo Chantal yarakira aho byamucanze. Twese njyewe Brian, Vanessa na Chantal bahise batubwira ngo dutawe muri yombi kubera gukekwaho ibyaha by'ubujura ndetse n'icyaha cyo kwica umuntu. Ibyo n'ubundi twari twiteguye ko ariko bibuze kugenda, ntabwo byaduteye ubwoba kuko n'ubundi njye nari nakize, nagombaga kuva mu bitaro uwo munsi. Turi mu nzira tugenda mu modoka za polisi, nabwiye Chantal nti ntugire ikibazo, ibyaha byose ndaza kubyirengera kandi niyemeje kuvugisha ukuri kose. Ubwo twaragiye tumara muri gereza iminsi 2, twagombaga kuburana ku munsi wa 3. Ijoro ryabanjirije umunsi wo kuburana sinigeze nsinzira, natekerezaga ukuntu nzirigura mu rukiko, nkibaza ukuntu bashobora kunshinja kwica umuntu, nkumva ngize ubwoba, ngatekereza ukuntu njye na Vanessa twese dushobora kujya muri gereza nta n'icyumweru tumaranye, kandi naramwijeje kumurinda, nkumva nabyo birancanze pe. Natekereje nti n'ubundi The Queen yapfuye, nta muntu uhari wo kudushinja ubujura. Nubwo wenda badufatanya ari amafaranga na zahabu, ndavuga ko tutari abajura, aho ntabwo turi abacuruzi b'amabuye y'agaciro. Nubwo wenda tubikora ku buryo butemewe n'amategeko. Urupfu rwa The Queen byo nari navuze ko ndavugisha ukuri kugira ngo ndengere Chantal. Ubwo mu gitondo umunsi w'urubanza warageze, nabanje kuganira na Vanessa, hari akantu twabanje kumvikanaho, uraza kukamenya mu kanya. Urubanza rwaratangiye. Ubwo mu rukiko umushinjacyaha yabanje twese kudusomera imyirondoro yacu, anatubwira ibyaha dushinjwa. Umucamanza mukuru yadusabye kwiregura uhereye kuri Chantal. Chantal yatangiye ati urakoze cyane nyakubahwa umucamanza mukuru kumpa ijambo. Mbere na mbere icyaha nshinjwa cyo kwica umuntu sinkemera, kuko nubwo ari njye wamuteye urushinge ariko sinari mbigambiriye, kandi byabaye ku buryo bw'impanuka ubwo yari ari kundwanya. Ati mu by'ukuri uriya mugore wapfuye yaje ku bitaro nkoraho yigize umuganga, ashaka kwica umurwayi nari ndi kwitaho. Ubwo yari agiye kumutera umuti kandi nzi neza ko wagombaga guhita wica umurwayi, nahise ntangira kumurwanya nshaka kuwumwaka. Kubw'amahirwe make urushinge ruramujombye, umuti nawe uramwinjira. Haje ati murakoze cyane. Umucamanza yasabye Chantal kwicara, ubu ni njyewe Brian ngakurikiraho kwiregura. Njye nashinjwaga icyaha cy'ubujura bwa zahabu n'amafaranga ndetse n'icyaha cyo kwica. Naratangiye nti murakoze cyane nyakubahwa umucamanza mukuru, koko muri rusange ni njye Bwana Mucyo Brian, ariko abantu bamaze kumenya neza banyita Bwana Gafaranga Mucyo Brian, kuko n'ubwo ifaranga bavuga ngo ntawe urigwiza. Njye muri make ndetse no muri rusange mba numva maze kwigwiza kandi maze kugira menshi. Ubwo nahise mpindura ijwi, nongera confidence kugira ngo numvishe umucamanza ko nsanzwe ndi umucuruzi w'amabuye y'agaciro. Narakomeje nti
muri rusange rero nyakubahwa mucamanza mukuru, njye ahubwo sinumva impamvu bavuga ngo baranshinja ubujura, kuko ubusanzwe usibye akazi nkora muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco, njye n'umudamu wanjye Vanessa dusanzwe dukora n'ubundi ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Wenda usibye ko twabikoraga nka magendu, icyo nicyo cyaha mwaduhanira, naho kuba mwadusanganya amadolari menshi ntabwo byagakwiye gutera impungenge, kuko dukorana bizinesi n'abakongomani, kandi urabizi ko hariya bakoresha amadolari cyane. Naho nsobanuye ku by'urupfu rw'uriya mugore witwa The Queen, nanjye byarantunguye cyane, kuko nagiye mbona uyu munasi witwa Chantal afashe imiti nanjye ntazi, atangira kuvangavanga ayivoma muri serenge, mbona ayiteye uwo muganga wundi bari bazanye, ari uriya mugore nyine wapfuye. Mu by'ukuri nanjye ni ibintu rwose niboneye n'amaso yanjye, kandi byarambabaje, yamwishe ndeba, ahubwo njye sinumva impamvu ari kubihakana, kandi naramwiboneye n'amaso yanjye. Naho ibyo kubeshya ngo uwo mugore yari agiye kunyica sibyo, kuko uwo mugore sinari muzi, ntituziranye ku buryo hari icyo yanziza, kandi rega abantu benshi barankunda cyane kubera amafaranga menshi mfite. Chantal ahantu yari yicaye naramurebye duhuza amaso, yaratunguwe agira ubwoba, amarira atangira gushoka mbireba, ariko nanjye numvishe ntazi ibyo nkoze. Mu by'ukuri nageragezaga kurinda Vanessa ngo atababara. Vanessa nawe agiye kwisobanura mu magambo ye make, yaravuze ati ibyo umugabo wanjye Brian avuze ntacyo narenzaho, uko niko kuri. Ariko nawe aho twari twicaranye amarira yahise atemba ku matama, arambaza ati Brian, ibi ni ibiki dukoreye Chantal? Ubwo umucamanza mukuru nawe yahise afata ijambo aratangira ati murakoze mwese rero kwisobanura ku byaha mwaregwaga. Akanama k'urukiko tugiye kwicara hamwe mu minota 30 turabagezaho imyanzuro y'urukiko. Abacamanza baragarutse baje kutugezaho imyanzuro y'urukiko, gusa umutima warandyaga cyane, nubwo ntari nzi uko biri bugende, ariko nayo nahemukiye Chantal ku byo ndenga kamere. Yaratangiye ati nyuma yo kumva kwiregura kw'abaregwa dushingiye no ku bimenyetso byatanzwe n'abashinjacyaha, imyanzuro y'urukiko ni ikurikira. Ku cyaha cy'ubujura Bwana Mucyo Brian n'umufasha we Vanessa, icyaha nticyabahamye, gusa kubwo gucuruza amabuye ku buryo bwa magendu, amabuye yafashwe ibiro 3 bya zahabu bizasubizwa mu gihugu byaturutsemo, kandi mucibwe n'ihazabu ya miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Yavuze ati kandi barahita barekurwa bazishyura ihazabu bari mu rugo. Ku cyaha cyo kwica nacyo twasanze kitabahama, ubucamanza bwabagize abere. Naho kuri madamu Chantal twasanze icyaha rukumbi yashinjwaga cyo kwica kimuhama, akaba yakatiwe igifungo cy'imyaka 25, ahita amanurwa Madrid uyu munsi. Ubwo tutazanyurwa n'imyanzuro y'urukiko azajurira mu gihe kitarenze iminsi 30. Nta kindi cyakurikiyeho usibye amarira. Jye na Vanessa nta byishimo na bike twari dufite nyuma yo kugambanira Chantal. Mu by'ukuri numvaga nimvuga neza uko byagenze bishoboka ko njye na Vanessa bashobora kudufunga. Numvaga ko nimvuga neza uko byagenze bashobora nanjye kunyita umufatanyacyaha gafungwa, kandi sinashakaga gusiga Vanessa kubera urukundo nari mufite. Numvaga ari cyo gihe ngo njye nawe tugende tubane mu rukundo. Gusa icyambere nanone numvaga amaze kuba mukuru ku buryo nashakaga kuzabyarana abana na Vanessa tukagira umuryango. Muri ako kanya nabonye Chantal mu mapingu bamutambikanye bamujyanye. Yaciye aho nari mpagaze arambwira ati ukuri iteka koratsinda, ati ubu ntago nsinzwe, ati nk'uko mu mupira w'amaguru ikipe ibanje igitego idahita yizera intsinzi, ati namwe rero mumenye ko bitarangiriye aha. Ati ikindi kandi aho ngiye singiye ngiye nyine, ahubwo njyanyeyo n'Imana kuko ibera hose icyarimwe. Reka mbihere ikaze nanone, nitwa Brian Mucyo. Iki ni igice cya 5 aricyo cya nyuma gisoza iyi nkuru. Inkuru nise urupfu rw'umutima.
Impamvu nayise urupfu rw'umutima nayo murayimenya ku musozo. Iyi ni inkuru ishingiye ku gitekerezo cy'uwitwa Ishimwe Rubonezangabo Dieudonné, ari nawe wayanditse. Niba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya mwiza ubonye. Kora subscribe ubundi dukomeze. Igice cya 4 twarangirijeho Chantal bari bamaze kumukatira imyaka 25 y'igifungo. Nyuma y'akagambane njye na Vanessa twari tumaze kumukorera kuko twari twanze kuvuga ukuri kandi tukuzi. Ubwo Chantal bamujyanye muri gereza, njye na Vanessa bahita baturekura nk'uko byari byategetswe n'umucamanza mukuru. Gusa kuko twari dufite amafaranga $50 by'amadolari, twahise dufatamo $8,000,000 z'amanyarwanda, duhita tuyishyura nk'ihazabu twari twaciwe n'urukiko, ubundi duhita twitahira. Njye na Vanessa twahise tujya kubanaho n'abagiremera. Umunsi wa mbere washize, uwa kabiri urashira, uwa gatatu urashira, ariko nkumva n'ubundi umutima ntago utuje kubera ubugambanyi twari twakoze. Nagerageje kubyirengagiza kenshi, ngashaka uko njye na Vanessa twaganira ibindi bintu bisanzwe, ariko bikanga. Buri joro nahoraga ndotaguzwa ibyo nakoreye Chantal, yewe no kumanywa nahoraga nshikagurika, mfite ubwoba budashira, akantu kakoma nkumva agize ubwoba nkagira ngo ni polisi ije. Nahoraga ntekereza ko umunsi umwe bazamenya ukuri, ubundi nanjye bakaza kumfata. Umunsi umwe tumaze nk'icyumweru mu rugo urubanza rurangiye, ndabyibuka hari ku kagoroba, imvura iri kugwa. Negera Vanessa ndamubwira nti sheri, urasa neza rwose, sinzi igihe nicuza impamvu naguhisemo. Vanessa yansubije ati Brian, nanjye ndagushimira ko wankunze utitaye ko hahise hanjye, ahubwo ukankundira uko narindi, ukansezeranya kumfasha gutangira ubuzima bushya kandi ko tuzabana iteka mu bibi no mu byiza ubuziraherezo. Ubwo Vanessa yari yambaye akenda kabonerana kari gatwikira agasutiye k'umweru n'agakariso k'umweru yari yambaye. Njyewe ndarindi mu gitanda naramurebaga ukuntu yari arimo atunganya ibintu neza mu cyumba, ubundi yangiza akaza tukiryamira. Vanessa yasoje ibyo yari arimo, banafunguye udushumi twa kakenda kabonerana yari yambaye, ubundi kibasomba Vanessa yurira igitanda ansanga ku buriri, araza andyama mu gituza hehe n'imbeho. Vanessa yarakomeje ati Brian, ese koko uko bizagenda kose uzakomeza kunkunda? Naramusubije nti Vanessa, by'ukuri nubwo wenda tutigeze tubona amahirwe yo gukora ubukwe ngo tubyereke abantu, gusa icyambere ni urukundo, kandi igihe nikibyemera nubwo bukwe tuzabukora. Narakomeje nti niyemeje kugukunda uko byagenda kose. Ubwo nahise ntangira gukora Vanessa umubiri wose ngo numve ko urugo rugikomeye. Mu by'ukuri nasanze hari ahagombaga guterwa akabariro. Ubwo niyegereje Vanessa ndamubwira nti noneho reka isezerano ridashira ry'urukundo rwanjye nawe ritangirire hano. Ntireka iri joro aribwo njye nawe dutangira umuryango. Ubwo nari mbizi neza ko Vanessa ari mu burumbuke. Nagombaga guhita mutera indi iryo joro, dore ko hari nacyo kintu gikomeye nari mutegerejeho. Nashakaga ko zambyarira abana basa nawe. Nukuri Vanessa yari mwiza ku buryo ntashobora gusobanura. Ubwo ibyabaye byarabaye, iryo joro ryagiye gucya, nizeye neza 100% ko igitego nagitsinze. Bwarakeye mbyuka kare, njya mu gikoni ntunganye bya mu gitondo kugira ngo Vanessa nabyuka asange nabirangije. Urukundo rwari rwose hagati yanjye na Vanessa. Vanessa yari yaryamiriye, bishoboke ko nari namuhaye akazi gakomeye cyane hagati mu ijoro. Ubwo yabyutse asanga ibintu byose byatunganye, bitamubwira nti karibu ku meza. Vanessa yaraje ku meza, ariko nkabona nta morale afite, asa nk'ufite ikibazo. Naramubajije nti se sheri, ikibazo ni iki? Uracyatekereza ibya Chantal se? Vanessa yansubije atoya, icyo si cyo kibazo, ahubwo mfite ikintu gikomeye nshaka kukubwira. Naramubwiye nti ndi hano ku bwawe, bwira ikibazo cyose gihari dufatanye tugishakira umuti. Vanessa yansubije ati Brian, ikibazo gihari sinzi niba twakibonera umuti pe. Vanessa yagize ati mu by'ukuri sinakomeza kubiguhisha, urukundo nyarwo rushingira ku kuri no kudahishanya amabanga. Ati rero ibyo wifuza ko tuzabyarana abana ntibizashoboka, kuko ubwo nari mfite imyaka 25 barambaze bankuramo nyababyeyi kubera ko ngo yari yafashwe na kanseri. Ati ndabyibuka mfite imyaka 14 gusa,
bwa mbere ntakaza ubusugi bwanjye naryambanye n'ikigabo cyari gifite imyaka 49 kinshukishije bombe 5 zo ku gati. Guhera ubwo nabaye nk'uwihebye, ubusambanyi buranyukama, aho aba basore, abagabo n'abasaza bose bansimburanaho. Byibuze nashoboraga nko kuryamana n'abasore 10 mu cyumweru kimwe. Nyuma rero mfite imyaka 25 nibwo nagiye kwivuza kwa muganga, ambwira ko kubera ubusambanyi nakoze cyane nkiri muto aribwo bwambiyemo ikibazo cya kanseri, ngo yatangire ku nkondo y'umura. Babanje kumvura bisanzwe, ariko nyuma nibwo bavuze ko nta kindi gisubizo usibye gukuramo nyababyeyi kugira ngo byibuze batabara ubuzima bwanjye. Ibyo numvaga ari nka filime ari kuvuga cyangwa se nk'inkuru yasomye ahantu mu gitabo, kuko njye ubwanjye sinashoboraga kubyiyumvisha. Gusa nkabona amarira yamurenze, natangiye gutekereza neza, mbona ko ibintu ari kuvuga bishobora kuba ari ukuri. Nahise nsohoka mva mu rugo, ndagenda njya mu rusengero twari duturanye, ntangira gusenga, ntangira kwihana ibyaha, nsaba Imana imbaraga zo guca muri icyo kibazo, kandi nsaba Imana kunyobora ku mwanzuro nari ngiye gufata. Narasenze cyane, numva ijwi ry'Imana rirambwiye riti nako kangende njye kubibwira umugore wanjye Vanessa, kuko ijwi ryantegetse ko ari we mbibwira bwa mbere. Naragiye, numvaga umutima wamaze gutuza, nabyakiriye. Ngeze mu rugo nsanga Vanessa aracyarira, ndamwegera ndamubwira nti tuza, Imana iri mu rugo rwacu kandi dufiteho umugambi. Namubwiye nti mvuye gusenga, Imana irambwiye ngo nze nkubwire aya magambo. Imana ishyigikira urukundo nyakuri, kandi aho abantu batabona inzira, Imana niho ifungurira imiryango mishya. Ikindi kandi, aho imbaraga z'abantu zirangirira niho imbaraga z'Imana zitangirira. Nakomeje mbwira Vanessa nti Imana yansabye kwigorora nabona hemukiye. Ubu ngiye gusubira ku rukiko, ngiye kuvugisha ukuri ku byabaye byose, ikiguzi cyose byansaba, nibwo nzabona amahoro yo mu mutima. Ubwo naragiye ku rukiko mvugisha ukuri kose ku byabaye, kubwo kubeshya urukiko ku bijyanye n'urupfu rwa The Queen no kwiyemerera icyaha cy'ubujura, bankatiye igifungo cy'umwaka umwe. Chantal we nkimara kuvuga ukuri bahise bamurekura. Umwaka warashize, igifungo cyanjye ndagisoza. Nagarutse nsanga Vanessa akiri mu rugo, gusa wabonaga ko ubuzima bwabaye bubi cyane. Ntarakibona amavuta yo kwisiga ngo ase neza nka mbere, ndetse yanambwiye ko ibyo kurya byamushiranye, inzara ikenda kumwica. Ngo wa munasi Chantal niwe wari usigaye umuzanira ibyo kurya. Gusa mu by'ukuri Vanessa yambereye imfura. Yari yararenze isezerano ryacu ry'urukundo, yemeye kwicwa n'inzara ariko ntiyigeze anca inyuma, kandi yarantegereje ndetse yanansuraga kenshi muri gereza. Muri ako kanya nagiye kuva numva umuntu arakomanze, ngiye kureba nsanga ni Chantal. Yaraje arampobera ati Brian, nishimiye ko wagarutse, kandi naragerageje gukora ibyo nshoboye ngo umugore wawe abeho. Sinzi icyo nagombaga kuvuga usibye gupfukama nkaheza Imana icyubahiro. Ubu njye na Vanessa tubanye neza cyane, urukundo rwacu ruracyaryoshye nka mbere, kandi ibyo kuba tutazabyara twarabyakiriye, ndetse Chantal nawe ni inshuti ikomeye cyane y'umuryango. Njye na Vanessa dusigaye dukunda gusenga cyane, kuko bikomeza kutwegereza n'Imana, ndetse dusigaye tubana no muri korali imwe. Twarongeye turiyubaka. Sinavuga ngo tubayeho mu buzima bwiza cyane nk'abo rubanda bita bakire, ariko ntituburara. Ariko nanone navuga ko dukize, kuko dufite ikintu gihenze cyane. Icyo nta kindi, dufite amahoro yo mu mutima, dufite kandi icyizere cy'ejo hazaza. Wowe wumvishe inkuru kuva ku itangiriro ryayo, ndizera ko hari byinshi yakwigishije. Gusa icy'ingenzi nshaka gukuramo ni ukumenya ko Imana ari igenga ubuzima bwacu, ibyo ducamo byose ibibizi. Uzakunde bose, ukwanga n'ugukunda, kuko ubwo nibwo butwara imbere y'Imana. Ntuzigere wizera cyangwa ngo wiringire umwana w'umuntu, kuko no muri Bibiliya biranditse ngo wizere umwana w'umuntu avumwe. Uzizera Imana, kuko we ntabwo izemera gukorwa n'isoni. Ikindi wamenya mu buzima, igihe ugihumeka, ibi byose wakoze ushobora kubihindura. Icya mbere ni umutima uciye bugufi kandi wicuza. Impamvu iyi nkuru nayise urupfu rw'umutima ni uko iyi nkuru ishingiye ku rukundo nyarwo rwabaye hagati ya Mucyo Brian na Kariza Vanessa, kandi urukundo nyarwo njye ndufata nk'urupfu. Kuko umuntu wapfuye adashobora kuzuka, niko urukundo nyarwo narwo nta cyarukuraho, ntirushobora kugenda. Umuntu nakubwira ngo ndagukunda, ejo bugaca akagenda, uzamenya ko atigeze agukunda. urukundo nyakuri ni isezerano mushobora kubika iteka ryose.
jye wabagezagaho iyi nkuru nitwa Ishimwe Rubonezangabo Dieudonné, gusa abenshi banzi nka Avi Brown, ari nayo mazina nkoresha kuri social media zanjye. Kuri Instagram ni Avi Brown 1, kuri Facebook ni Avi Brown. Ushaka kunyandikira kuri WhatsApp wanyandikira kuri 072 85 99 240. Kwa subscribe kuri channel ukeneye gukomeza kumva ndetse no kureba ibindi byiza tubateganyirije. Nishimiye ko twabanye, murakoze cyane.